umugisha abashyira hanze. Undifite umugira kumana na undifite umugira kumana ogiso nurutare nubatseho na undifite umugira we umugira imana umana na undifite umugira we umugira nukuri kumana na undifite nawe undifite umugira we umugira sawa kumana sanga muramufitera nawe undifite umugira we umugira sawa kumana ni wowe bwisho bwisho nurutare twese tugiye kubanzeho ni wowe bwisho we bwisho nurutare sawa ni wowe bwisho we ni wowe bwisho nurutare sawa ni wowe humure imitima sawa ikwizera ni wowe humure imitima sawa ikwizera Ebeneza mana we tuzaruye Ebeneza mana we tuzaruye Ebeneza mana we tuzaruye imana umugisha tululu tululu sawa tululu sawa tululu 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 Danyuma tululu tululu sawa naje tuzaba
ntacyo tuzaba kuko twishyize muri we. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Vuga ngo fatira Bibiliya yawe. Niba utayifite ujya kuyitira. Ninde babwiye kwicara ariko? Uricara muri uyu muriro urashya. Vuga ngo ngira mu Kuva 5. Fata Bibiliya yawe ariko ntukaze mu nzu y'Imana utazanye ijambo ryayo. Fatira Kuva 5 tugira ibyo turema ahangaho ubundi twitahire. Kuva 5 wahageze nsomera 1 2. Nushaka usomera 1 gusa. Nta musomyi ugira vuba. Turadutinza. Ibintu biro biraturya mu kanwa. Turashaka kubomoka. Wahageze soma. Havuze ngo iki? Ngo hanyuma y'ibyo Mose na Aroni, kuraho Mose, abo barabo mbere ya Yesu. Hanyuma y'ibyo komeza Alexandre na Mugaga, bisubiremo ariko bisubiremo nije nawe. Umva banza wumve ngo hahi ahadashas hahi. Umva va mu mikino wowe, va mu mikino aha ntago turi gukina. Hanyuma y'ibyo yego Mose na Aroni baragenda. Oya barashaje kera. Mugaga na Alexandre baragenda. Hanyuma y'ibyo Mugaga na Alexandre baragenda babwira Farawo, baragenda babwira ubukene bati, baragenda babwira indwara bati, baragenda babwira karande bati, baragenda babwira kwiheba bati, baragenda babwira ubushomeri bati, baragenda babwira ubusiribateri bati. ayiwe banza wumve Uwiteka Imana y'Abisirayeli ngo umva